oya urumva njyewe ibintu mba nashaka no ni gute umuntu yagutera inda yasinda intanga zo ntabwo zigira aho zisinda nta ntanga zasinda zitera inda urumva kandi mwiyame warandodi kukimutinda gukingurira umuntu landiro ugiye kudukodesha inzu y'amafuti ituye mu byuma wowe landiro bimeze bite landiro reka twumvikane rero urumva twumvikane kandi nk'abantu b'abagabo kuko aho bigeze ngewe inshingano zo kuba umugabo maze kumenya n'uburyo ziremera urumva iranzu waduhaye iranzu ugomba kongeza amafaranga iranzu ni nziza inzu iri muri ya muturirwa ni inzu nziza cyane urumva kandi ikindi amafaranga twishyura yo ni make pe urumva ugerageze urebe ukuntu wongera amafaranga none ugabanye n'ukuntu kugaragara kenshi uze kwishyuza ujya wishyuriza rimwe ugende urabyumva nciye hariya Korode niwe tuganiriye aravuga ngo nkoho kamwe nko tubiri ndavuga nire kanze ngire n'amahirwe mbere yuko karangira tuwe tuganira Landiro dumeze ute hanyuma muri kumva nabongeza ngahe vuga utongera gukora kuri so ngereranyije buri Landiro twishyura 7 iranzi kuri 10,000 ikuri 10,000 igihe bitatu nawe ukajya ubisinduka uvuga ati narubatse urumva ikindi aho berembwe uramutse aho berembwe ukoze iki ndamutse na 7 kubyishura cyabaga ari kibazo ariko ntari ubwo mugiye gutangira ku micumi ikibazo nacyo gusa wongera kunkoraho buri rushyungu bitarumwe ari igihumbi kiyongera ku nzu noneho hakaza kubamo ikintu kimwe kumenya ko mumvira mu nzu cyangwa muzisigaramo bitewe n'umushara muri kuma jya gukorera kwa Sodi hano naga ari kwa ongera none se ko inki zahagaze 10,000 ongera urushira umwe gusa n'umuntu yagiye kwituma abanza kwikanira rero kugira ngo umukoreho amafaranga yongeye oya reka mendetse gukora hanyuma kuza mu rugo rwanjye se abana bahari baryamye nibwo yarakivuye ku ishuri araryamye kuza no kuza unsakuriza iwanjye ukoma nkaho wayubatse washize hangahe reka nkubwize ukuri none sibyo nasindiye hano muri quartier ndavuga ni negereye Landroad ngira igitekerezo ndavuga iranzu naga amafaranga nyine haje uraje urakubita uhungura umucyanga wose uvuyeho mwishaka 7,000 biza gusubiza wo mucyanga uvuyeho nawe ntugakabye rwose none yari n'ibibazo hari umukobwa twaryamenye iby'imikino urumva amamaga avuga ngo namuteye umuntu yatera inda arataka ngo bazirandure umuntu yatera inda yasinze inangazo nago zigiraho ngo zisinde ku buryo zayoba kuko byaba bitumvikana nimba nasinda inanga ngewe ntizisinde kandi nubwo nibuka turyamanye urumva hanyuma uwagiye kunywa inzoga usinze wumva ko wakugira inama ari Landroad ari mu Jomba uragenda uzengurutse hose wumva ko ngiye mu Jomba ari ngiye umuntu ugomba kumarira ibibazo ambo icyo ni kimwe gusa cece kamanze nkubwire icya kabiri wumva ko kuzubuza abapanga ibanje hanga bose umutekano ari cyo kintu kigomba kujya mbere icyo ni icya kabiri icya gatatu byonyine kuba wagize igitekerezo cyo kuba wakora amafuti yawe kumva kandi ngiye ugomba kuzo kuyakoreraho ni icya kane gusa ikintu kizima wakozemo ni kimwe gishobora gutuma nkubabariyemo 2 muri ibyo ngibyo kubumbwiye ngo mbongeze amafaranga dutangire kwishyuza ryari rero nkuko nakubwiraga nyine ibintu byo kuvuga ngo umuntu arifata akakubeshyira ko ateye nukukurenga icyo ni kubaza kucyumva ikindi Landroad hano kukabari inzoga barazikatuye kandi Korode nkoreye umunti wa musore ukodesha mu nzu zawe turasangiye neza aravuga ngo yakwishyuye urumva avuga yuko yaguhaye amafaranga yose wifuza aranje nanjye arangura ndavuga ni kugira ngo nsuzugure umuvandimwe yewe buriya turabavandimwe kuko tuba mu nzu zawe Korode ni ukuguriye niho waguze ndavuga ni rero reka nze ngushimire ko nubundi Jacqueline niho twafatiye nyine byo kunywa ariko reka ngubize ukuri twakuganiriyeho bavuga n'ukuntu urimbwa ndavuga ni nago bishoboka Korode aravuga ngo anarongora umugore wawe ndavuga ni ikinyoma ndavuga ntabwo ibyo bintu bishoboka Korode ndavuga nanjye nzamurongora basi kugira ngo nanjye numva ndi umugabo ibyo ni ibintu byumvikana mvira mu rugo hano nagukoraho kugira ngo basi kanze mwereke ndaje buri hano gato ndaje Landroad nawe nakuzerega hanyuma Landroad hari ikindi kintu nibagiye kubwira bonyine nikubwiye nayo nkomereze
kubijyanye na bashiki banjye mbonereho neza umva wazina yima ariko kambabaza ikibazo kimwe umuntu wese ufashe inzoga zimwongoza kuza kwa Landlord buri muntu wese ufashe inzoga ni paka ze kwa Landlord tuvugisha ukuri kamanze nje kuburana niye mbesire ngo nikorode Ega bura amavideo narabikubwiye ni umuntu w'umugabo ariko none banze ufate hano wabera ko n'ubwa mbere nyo inzoka zawe nizitangwa nabi singeze muri bibiri nizitangwa nabi ndamenye yuko bura witwaye neza n'isambu nyina wayigu hari isambu ufite za Kimihururu yose nazigu iki yaza ariko nukundi uri inzoba handi hose ari kubura umugabo kwitera fingazi nture oya ni gutyo igabanye irimo kubira kuri reka tubanze tunaganira kuri ako kantu k'isambu n'ibibanza ufite sibyo buriya kubunguriye rimwe nabiri ntago oya nyine unguriye bwa mbere kuba rero ibi ngibi ugiye kubinkubita mu maso ukavuga ngo mfite amasambu buriya imbwa yibonye ndirayimenya aba turaziranye rero ntuzanyemereho ukodesha ahantu nkodesha nubwo taba mu nzu imwe urumva ariko buriya mujomba utanyibutsa Landlord afitiye do amezi 2 buriya nkubona mu bantu banasakiwe uri mu bantu bafite n'amahirwe yo kubaho ngo uribana uba mu nzu nziza no kuturusha mpamvuga nibara bakobwa tubindi imwe nzashingiremo nka 2 nyine byose byose yaduha amafaranga ariko ntabwo nabyemera ko mfite ikidamu kizara kidamu cya Landlord mana wewe yo gikwema ikariza taranyumva ariko dore wa mugabo ameze nk'inini ako none kuva waba umugabo ubaye umugabo nyawe ikidamu kiroroshye ukuroke ukuntu utuzi ariko rwose ni ngewe ubayeho nabi muri uyu mudugudu wowe nabwo uzapfura imbwa ngo urebye ari witahire wakoze kubana n'abagabo uko kubana n'abakobwa ari amafuti aho uri imbwa yigendera wowe uratinyuka ukajya no ku mugore wa Landlord umurimo n'amadeni y'amezi 2 nuko wakane kuzaza rego Landlord namenye ibanga Landlord mu gitanda yakibona gusa kitu n'umugabo umwe ni imbwa yigendera wowe urazuga agasaha cyangwa dusa tubiri ako buriya gwenda nimba atari ibanga kuri ubanza ubwiza ukuri umuntu ujya ku mugore akamara isaha abakuriye bura nanjye tuzagira ngo kure mbona nicyo nduruzingo nicyo kintu nzira ubusa bubiri nyiri gutune kandi mu kazi mbona nananiwe akandi kazi ntago wamara amasaha 2 ndi umurebwa wigendera ariko mu gitanda iryo banga warinyegereza nkamenya uburyo umuntu yidarapa neza amasaha 2 akarangira kandi ubona yuko imbaraga zose akizifite aho ngaho uri umuntu w'umugabo hanyuma rero mu bintu narije no kugisha inama ndashaka kumenya uburyo umuntu yajya abana n'ura mugabo neza buriya mujomba aranduranye mujomba araza agasanga mu rugo ibintu bimeze neza ugasanga arimo araduterera hejuru kandi ari iki ari ideni y'amezi 3 tumurimo buriya umuntu ntago yafata umwanzuro wo kuvuga ngo nanjye nze ndebe umugore we hanyuma wenda ayo mafaranga umuntu yaganiriza umugore we ko niyo bwoba wahitushya urishoboye se cyane kwawe nawe ureba ubusegonda 7-5 ni kwa kundi umuntu akora uko ashoboye ariko nanone nabyo ntabwo byaba ikibazo inama nakugira ubundi Landlord mumwishyura amafaranga yo ku kwezi turi muri 7 niyo mpamvu we uzawugira mu bwati basi ndagushyira ku 10 cyangwa 20 ku kwezi urebe ahita nagutinya aragutewe ahita avuga ati umuntu afite amafaranga ku buryo yakishyura 10 ku kwezi nutamwishyura batuye wa muntu hari ikibazo yagize runaka ntabwo yakwirwa ziwawe icyo gitekerezo ni nyamibwa umuntu akagenda akanamukanga akamubwira ati Landlord ntukamenyere urumva ngiye kugushyira ku 10 ibyo 3 basi bigutunga yabimbabaza Imana ikayini gatanga igamushikira amabuno bose bakabeza ariko bakaye mu bwenge n'amafaranga aho ngaho ni kwa kundi umuntu ati ariko nanone wowe se yagwaye icyo usibye umuntu erega buriya umuntu yazira undi buriya nawe urimbwa muri uyu mudugudu iyo mvuyeho ujyaho kandi mvuga nti duharanire kuba imbwa tunaziyobore ariko da umuntu niba utari umugabo w'imbwa
hanyuma ubwa bwawe umuntu akubona avuga turi ariko imbwa twazashinze koperative y'imbwa nitwayobora ahubwo mbere yuko nibagirwa koro fata hano reka ngende mbwire Landlord ose kandi fata Narinyuzeho. bya bintu by'abasirimu Cheers. mbere yuko nibagirwa reka ngende nganirize Landlord mubwire n'ibihumbi 7 nagasuzuguro uzuza ibihumbi 10 yagufashe nk'imbwa niba ngo nukubita urushyi zo ngurira irindi cupa urabizi naguze n'imbwa yakomoka nkanswe icupa naje nkwereke Landlord ntazanamenyera n'umunsi n'umwe nazakunyeje umuntu w'umugabo n'ubwo abagabo b'inzobe muri imbwa ariko nareba nzakunywa byeri nzakunywa n'abatakuzi bazakumenya nimba ari inzoga ubu naringiye kureba kwa Landlord uvuye kwa Landlord ze harya se hano Landlord Landlord turaho inyuma uretse ngo rugiye inzoga uzi abagabo b'inzobe nabo baragwira babona bagenda none numva akada kabyimbye bigenze bite Landlord yarampitanye turimo kuganira mbona aratangira atombotse yazanye umwuko kabonamo amaguru mupfa icyo bandirukanze niko akunda umubwira ati ntuzanansuzugure uvuga ngo bashiki banjye ngo urashaka kubarongora namwe nturimbwa kandi imbwa nyakaze ze isi Landlord ranyishe nari mvuze noneho kugira ngo atazanamenyera bitamuhenera agomba gutuka imbwa gutana kumenyera imbwa namubwiye imbwa n'umugore wawe n'abana cyangwa n'imbwa akazi byose yaranyishe rwose bana mugore w'imbwa Gakoro komeza. Komeza nyine. Mafide namubwiraga. Ura Mafide n'umuntu w'umugabo. Mafide bati iyo Landlord mushyire ku 10. Mushyire ku 20. Mafide umuntu w'umugabo. Yego. Ani makuru. Hanyuma sayo kundongorera umugore yo. Mafide na murongo wese. Reka mavi. Oya kuri boutique baye bakeneye iki ngiki ni iki? Mavi iki ngiki ni iki? Kugira ngo Mavi ikintu kimwe gihari umuntu yayisuzuguje muramusuzugura nanjye ushize murongo umugore Landlord Mavi inzu muransuzugura koro hanyuma umugore wanjye umurongo we kangahe mwana wa mama jewe Sarase rwe ko ndi ikiremba Landlord arabizi ko ndi ikiremba hasi kubwiraga kandi ngo buri uzi kura mu icupa zikakura mu reka njye koze byombo Landlord muri umugabo naramubonye ije muri iyo nzu koro undi mameza ngahe sebura saa birira na 3 Mavi sinshaka amahane nawe sinshaka amahane nawe mundi mameza ngahe wanyu kudasubiza uyu muntu arakubwenga azagira gusuzugura kwitimwe niyo mubajije ngo ikintu cyari kimwe iyo maze igihe mwese ncecetse ngiye ntago muzi umuriyo mwa muri gukinisha ijyana ntago Mavide cyara hasi ntago muzi umuriyo mwa muri gukinisha muranzi neza Korode uranzi Mavide we na Korode muranzi uyu nguyu ahubwo yari yakwiye muzi ibyo nakiyemo kugira ngo ngere hano mbona amafaranga yubatse izo nzu zose muhenamo mukabyama mukagira amahoro mukagira ngo nabwenge mfite mwanza mukabona n'umwanya ujya kungana niyo Mavide nge muranzi reka maze mukuru kw'Imana umuntu abaha amahoro mubakiye amazu muraryama murasinzira abandi mu amazi macyandi bameza abi ariko murifata mukanansuzugura iwanjye sha worongo Landlord we Korode ubabajwe n'iki Korode ubabajwe n'iki namubwiye ko wamurongoreye umugore ibyo wigira byose umenye ko ayo makuru yamenye hanyuma Landlord ndagusabaga urushye rwose rwo kwandurira Mavide nkashyira kuri boutique hanyuma uyu mugabo mukaganira nayo makuru nakubwiye ni ingi Mavi oya koro tegereza urebe njye mbabwira ijambo rimwe ikintu kimwe ugomba kumenya kuri iyi si y'ijoro rwari rumwe gusa hanyuma Korode umwana wa mama buya n'urwakije pe ndumukaraze kije pe buya naziritse umujinya wanjye kugira ngo nakwereka bura Mavide naramubwiye koro ngo ndongorere umugore nta soni wowe w'igipapuro cyo kwambuka ko ndi ikiremba ndongora se oya ibintu byoroshye imyaka 40 oya ibintu byoroshye yego umugabo arisindyanze amezi yanjye abiri hano ugira umwana w'ikare sanjye yemesa nge namurongora ngura ngewe tamesi karishye uvuze nibyo nayo
agasuzuguro wanga utahambiye cyane ndavuze ngo cakoro ndagukubita ingumi ndakugeza mu rugo nagukuye amenyo cyane kinanga ibintu by'agasuzuguro kawe ndakanga mada tuvugisha ukuri korode ibintu ari kuvuga nibyo korode uransuzugura bigeza aho utangira kumenyera ku buryo ngiye wavuga ngo waryamanye n'umugore wanjye ni mavide sinabikubwiye waryamanye na korode oya ubwo ejo muri nahuye nabo n'abantu bamufashe gutya bavuga ko yasambanyije umugore wa Patrick yasinze n'ikabameze aryoshye ko ariko uri igicucu tuvugishije ukuri nka ureba uburyo kari kureba ni gutya kameze se nako baje bari gushwana se baje bari gushwana bamufashe gutya ariko tuvugishije ukuri wavuye ku nzoga wavuye ku nzoga ko zizakugira imbwa tubanye nawe mbanye nawe sina nabona n'umukobwa waje kugusura ariko gusa ukanyoye inzoga akatangira gusakuza cyangwa nkubwije ukuri ugira n'Imana nibura mudamu waramukoye ihene cyayo ni wari ingurube iragutokanye turakoranye na sha abashonje barota barya ese buri ukeka ko niyo waba wamuriye wanagira n'ifemba rimureba uvuge ngo doruriya mugore naramuriye uba waramuhaze umuntu mbana mu gipangu kimwe nta n'ifemba waba ukimufiteho rero kankubwira ikintu kimwe komeza umugirire ifemba ko ndabona ko urukundo umukunda ari rwinshi kurusha urwo ukunda inzoga ugiye kwahukana se ndi wahukana nande numva ahubwo umva ngugira inama itarakagamo uyu munsi nagurara mu nzu zanjye ndarahehe ubwo ni ibintu bibiri nimbabonye anywa inzoga ntiwabuza yishura inzu basi nakubwiye se bankubye nanjye inafite abavandimwe benshi ntabibonye sibyo njya nkubwira uri umuntu w'umugabo hanyuma dore inama ngiye kugira ngiyi uwagukopye inzoga yagukopa nayo kwishura inzu buriya se shaka uburyo umuganiriza kimunyamwuga agukope niyo wamaha igice y'ukwezi kumwe ndakwemera ko uharara naho bitari ibyo ngibyo ndabiraye mu ijuru mfite amezi angahe abiri n'igice yose ubwo naraharaga ubwo narahararaga yewe none se uriya mudamu wawe afite abandi bakobwa bavukana afite abandi bakobwa bavukana nande uriya mudamu wawe hanyuma abaryamana abavukana n'umudamu wanjye yego barahari bahuriye no kuba ugomba kunyishura uyu munsi nzi ko mwibagije none se ubwo akeneye ucupa bwo umusigemo angahe icupa rigura angahe koro umusigemo ibihumbi oya erega iyo ndwara urwaye ndayivura nusujya ko n'inkukubita ebyiri uri muganga n'inkukozamo ebyiri zirahita zikira komeza wigira ibyo wigira byose ngiye kungura indi miti ngize ishe ebyiri cyangwa ingume ebyiri izo nzoga zahita zigushiramo ndabirahiye ku Mana yego bawuze randiro dabaye jeti nari ibi undi mangahe erega buri ari ikintu utazi naho uzi ndi umusigo nari ibi ngwino hano ziraza gushira tugiye Kamariza inzoga zishize wavuga iki wavuga ko wanyoye ibyeri murabyibuka ko ari njye nyiri uru rugo hano urugi noneho ahangaha bimuye urugi byagenze bite kamariza mukingure ariko ndumva urugi noneho mwarugize nuza aho bigeze mwami ndakwihariye urumva izi byeri iyi alcohol ndimo ryangira na telefone halo vayo ukinguka warugiye vayo nari ngeze iwawe ngo ninjire halo